ko mumeze neza. This is Mr. Teacher again ibisanzwe. Noneho guys, hano nje kugira ngo dukemure ikibazo cya network igenda gake. Ese guys, waba ufite network igenda gake? Waba ufite network ifata 3G? Waba ufite network ifata GSM? Ndaje nkwereke igisubizo muri iyi video. Guys, wibuke iyi video icyo usabwa no kuyireba kugeza irangiye. Uretse uzana muri setting ya telefone yawe ukoreho gutya. Ujya hano muri setting search usangemo ijambo uryandike gutya guys, ukore search urebe. Urahita ubona iri jambo rigiye kuba ryazo, kandi hano reset hano hasi gutya urahita ubona utuntu tune guys. Sorry gato. Urahita ubona utuntu tune: reset option, reset app preference, reset Wi-Fi, mobile and Bluetooth, erase all data, muri bracket handitse factory reset. None urahita ukanda hano hakane, hano hepfo gutya hakane guys. Hano baba bari kubwira erase all data factor reset. Hano guys please ntuzahakande, hano no guforomata telefone. Uzahita uza hano handitse reset Wi-Fi, mobile and Bluetooth, ariho ukora hano hambere guys, uhakore gutya. Uri kureba ibintu ubugiye kuri setting, ni ibintu ubugiye nko kuri starting bikongera bigakora bushyashya. Urahita ukanda hano handitse reset settings, uhakore gutya. Bahita bagusaba password yawe ufite muri telefone ukayishyiramo. Ntabwo ukoresha fingerprint guys, wandikamo password yawe ugakanda kuri akantu k'ubururu gutya. None bahita bakubwira reset setting akako hasi, wirengagiza aya magambo hejuru akako hasi reset setting ugakoreho. Network setting has been reset. None byamaze kuba byakunda. Urareba ko network yanjye hejuru yahisivaho. Guys, ngiye kukwereka noneho uburyo wa amagambo ushobora kwandika muri mobile data yawe igahita itangira gukora fresh. Ubu hano buri startinze network yawe. Urahita uza hano handitse mobile network and internet, ukoreho gutya. Nurangiza uza hano handitse mobile network, nyine ujye kuri network nyine mobile data. Uri kureba iri open ariko ntaziriho. Urahita uza hano handitse advanced hano hasi gutya. Ubwo hari ukuntu weho muri telefone biba byanditse, ariko uza kuri ijambo ryanditseho advanced ukanda hano access point name. Guys, hano ngiye kukwereka amagambo uhita wandika. Uzamuka hano hari agasaraba ko guteranya gutya ugakora, ukaza hano handitse name gutya. Hano guys uhita wandikamo MTN, cyangwa se niba ukoresha Airtel urandikamo Airtel, kubera ko ngiye nkoresha MTN ndandikamo MTN ukande OK. Hano hakabiri uhita wandikamo urandikamo mtn.world.net.rw ukande hano OK. Nongezemo hano mukuru tudomo dutatu ukande save. Guys, noneho hano hari akaziga kari empty ugakoreho gutya kabe icyatsi. Guys, ubone ko network yanjye yahisizaho. Thanks birakunze guys. Ubu network yanjye igiye gukora neza fresh. Niba nawe wari ufite ikibazo kikemurire ukoresha telefone yawe. Guys, niba iyi video hari ikigufashije, please ndakwinginze mbabarira kora subscribe, ukore share. Ikibazo cy'igitekerezo wandike muri comment, nurangiza urayikinga iyi video kugira turebe ko ibintu tuba twakoze biba hari icyo byagufasha cyangwa hari ikibazo byakemuye. Thanks for watching my video.